Iyi nkuru irasekeje kandi iranababaje. Ni inkuru y'umuseriveri wa hoteli wasohoye imodoka muri parikingi, aho kugira ngo ayisohore ayishyire mu muhanda akisanga ayiparitse hejuru y'inzu. Njye mwumva nk'ibisanzwe ni Emmanuel Byiringiro, iyi ni Hope Lion TV, nguhaye ikaze. Bamwe mu baturage b'i Remera batunguwe no kubona imodoka hejuru y'inzu nk'uko ababibonye babyitangarije. Hari umusore wagize ati ibi bintu byabaye mpari nirebera. Umuseriveri wa hoteli bamusabye gusohora imodoka mu gihe ari kuyisohora niba yikanze ko feri yahindutse umuriro. Twagiye kubona tubona imodoka hejuru y'inzu. Iyi nkuru irababaje kandi iranasekeje. Iyo mpanuka yabaye kuwa gatandatu tariki 30 Ugushyingo 2024, ikaba yarabereye mu kagari ka Nyabisindu, mu murenge wa Remera, akarere ka Gasabo, ku gicamunsi. Iyo mpanuka ishobora kuba yaratewe no gukoresha nabi utureba nyuma retroviseri, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Emmanuel Kayigi, akaba yabitangarije Kigali Today. Yagize ati mu bigaragara byatewe n'uburangare, imiyoborere mibi no kudakoresha neza utureba nyuma retroviseri mu gihe shoferi yavaga muri parikingi. Yanatangaje ko kandi nta muntu iyo mpanuka yahitanye cyangwa ngo akomerekeremo, gusa hangiritse inzu y'umuturage yonyine. Kandi yagize ati abantu batwara ibinyabiziga nibagira ubwitonzi, birinda amakosa yo mu muhanda ayo ari yo yose yateza ibyago cyangwa impanuka. Kanda subscribe, share na comment kugira ngo tubashe kubana ibiganiro n'ibyegeranyo bya buri munsi ndetse n'inkuru zicukumbuye hano kuri Hope Lion.